Jesus is Lord. Kubasha kumenyera tumenyera ko kumanga ibitanga ntabwo ko icyaha cyawe kiba cyatwibye ubwo so mwana akoze kiburi wakoze ikisha akora iki bikubwiye se ngo n'umwana umuntu yagiye agafata ingurube ebyiri inka eshatu n'ihene byose akabitema imitwe akahita abyikorera umuntu afite imbaraga nk'izo gizabaho n'abavenga tureba muri ntabwo bajya bazigira uri kumwe ariko shaka ufite amagambo menshi abandi batavuga ni wowe bibye abandi bangaye Jesus is Lord. nuko none uyungu wowe ugiye gukora iki ko waba batakwiye n'umwana n'umukuru wanjye murahigwe basha ndajya muraza guteka se ku mutwe murakaza bitonde wowe utabijana kure utabijana umwana ukasangura namuguze nyine ukasanga ukoze Ogashinga amazuru muri twate so kwa muganga nyereke jyana cyo yafashe ko cy'ubumfatanye rero Jesus is Lord. Ubu ngiye kuvuga ko yatemye inka eshatu agatema n'imbuzi zanjye byi ariko wogatumba ubugatuma tatwa utungamo bullshit we uyu mwana wanjye ayakoze ikiburi kano kagabo ndabona kari kwiyemera cyane banza ukabwire amafaranga twenda kugajya bamukambye nje nta wa mugabo kugira ubone umwana wawe biragusaba miliyoni 10 ubwo kimese cyayamwa ubwo se nkora muri banki ni n'umukene nange nyine murabibona ndi umukene Jesus is Lord. kabone imitwaro ibiri kagurishira asambuye mbonaho ngaho ariko nsanya kuko aragaga ko kikora gatereka n'umva muri kayite ngo gatereka mbere ahubwo ni kareba n'agakubita ngenda kwana nje inka zanjye sewe n'ihene zanjye nabikoze najya gusaka sebo waragasakanye usambana nawe musari mu rugura mugingo waje usugasaka Jesus is Lord. uri kunuka noneho warapese ibitutsi ukumva nyine uri uwa mbere no kuntu tuvuze ngo uri umukire uri kumva wakagaranye nanjye nzaba umukire habo mwana wanjye rero nyine kababye amafaranga ndaza kuyabaye abantu ubwo nawe uri kudutsinda ugwa amasaha atatu ubwo atatu yose meshimwa siko nayo ayo masaha atatu kweri nayo nanjye ko natazonza ya hona amafaranga ndibuze kuyakura nanjye Jesus imyaka 3 yewe ubwo wagize n'Imana tutaguhaye hafi y'isegonda ubwo udushimira simbashimira icyo mu mari dushimira ubwarimwe amasaha atatu ni menshi ariko pe ngaho mutware nta kibazo ariko icyo nababwira rero mufate neza amukubitaho n'inkoni uko ndabizo umwana wo wanyuma nawo wanyuma yego tugiye kumwe ko naho ndi mugozi zongera gutora se ungiye ko inama yabaze kunkenyora namutora mukura he ese yagukenyera ufite umwana umwe umva ahubwo mureke kuvuga amagambo meke ngo se mumumbereze mu musigarare ko nakinye ariko se mufite n'igihanga kwera icyo kuko yibi igihanga turagifite wa mugabo ubu tugiye kumujyana nkuko wabyemeye by'igihanga bireke dushaka miliyoni 10 murasa muri banki birandeba wagurisha kagasambu kawe wagurisha twaduka twawe ikintu ngiye ariko tubundi mwibaza mugabo ubyara uno mwana wawe wagiye kwiba kumona ari umujura wa undi kirasi fast class namwe nyine mu mbabare nanjye nago ndumuje suko kuba ko nagiye kwiba kare nimba yarutse kubyara nabi nawe urabizi na kubyara nawe urabizi tukubabari Jesus is Lord. Icatarebye cyagiye no mwana cykigiye kubyarira akakibabarira akakigirira imbabazi uramu yari twite yari kubizwambye kandi weho dali kandi weho wagasaza yeho dali sinzi n'umuhungu zaburi koko turi ibimwanyi koko mwamba bari wenda mukamureka koko atazongera kweri mukamureka uyu munsi wanyuma mukaya wari uri kumbwira ngo ndagasaka wanwa nsambana na mama wa n'ibiti ngo none ngo mu mwanya uyu mwana ngo ni zaburi se ubundi iryo zina byo muri bibiri yaho wagiye kurimwita ubikuye heye ariko simani wane ibyo bintu kwe ugusaje mutasi bya Abraham na Yesu ibyo bintu bikureho mani ubwo ngira ngo na baby uya simani ahubwo si umwana mu mwihorere mu mutware ngenza za kumu are simagana 3 simushaka agana 3 miliyoni
10 ubwo mukanzira 15 ariko mukora mu kamubwira tuguha amasaha 3 kwari bwagenda yongera agatiki kamwe tubundi turabigasanga kwa twaguhaye 3 ubu ngubu hasigara 2 twagiye kandi twe ntabwo tuzikina oya muyo muretse gatoya iguko ko nari mbizi rero ngiye nyange hodari ukuntu mbizi nyine hodari gafizika uko bwagasekura misenyi gasomera imberenge uyu mwana nabahereza mu cyabiri mukamundekera ese twamweze ngo yatwiki icyabiri turi kubona cyagurira imbuzi yanjye sha yige kubyara imbuzi wogi imbuzi yarije kubyara ibyara bane kare basi mwongeye mu cyatatu akiti kigabura cyane nuko sayinzoga se mushaka gihagazeho wana ari inzoga basi rero mumurekuze rero dufate ku rukundo umva se kandi ndetse no kugutangira umutwarana ibyo byo kubana ubundi ngaho wotangiye kuzana iki wowe ntabwo bakubwiye ntabwo wabuze ko watakwiza wowe nubwo tunakuza umva kambagure wowe ubundi bwo se Juno uramura muri polisi ya he ntabwo nari nakamuhaye iyo kuhereza inyituro ubwo rero imana yayishubije none gukorera imana nyine mureke nyine by'uruyombe nese muvane samugabe yaramugabe ariko nabwo namugabe umwana azaza yiki nese ariko namwe abagabo b'imbwa kuko basura baheye ubwo se ko wamugabe yarashakira Odari kandi kare basi amagambo make njubundi akubundi mwana tureka amagambo dukora ibikorwa twamuhaye amasaha 3 asigara 2 havuye iminota 5 mukanda guyigice cy'isegonda kandi kare basi umutwaro n'abyose amasanda yemye ariko rero nukunje nishoboye nabya ariko wishoboye tufite amasaha remera kwishura ariko maze rero shawure mugomba kuvana mukagenda mukamutwara kandi ngasanga mutwarira n'ubusa natabaye n'ijana byane byo natakangiye uziko mugomba kumenyera nyamera mu byo babiri dore ubu n'ubureburayo agira gafite amavingo hano amabuga ijoro uri mu masaha yise ni muri babarozi numva bakonga ubwo bugufagira ngo ni igicucu gipfundikizo cy'idomora nta kibazo ibyo dushaka wadutuka wabyihoreye icyo dushaka ni kimwe ni rero wakagabo kagwe mu gikombe akaguheza urwego rwo kuzamukira nje ntago ndi mugufi ndakuruta Jesus is Lord nukiri wanjye ariko ubundi twaheka dusomanya ku bintu byacu twabuze ngane mugende rero tambika uko nibigara bitambitse amuginga uko abaganda babivuga ndaza kuyazana ariko ndaza kuyazana bivuga gati ngo mugende ndaza kuyazana abavandi maganda abasiko mbona mugende mukandagira ko mugende kumukandagira tundari ko uyu muntu urafatana mwemuretse ese ko mujya kumutwara ubu ni muri polisi se ntabwo buri muntu maya tureba polisi ntabwo ariyo yemeye gucunga umutekano natwe dufiteho 1/2 mu gucunga umutekano w'abantu rero ndashaka inkweto nazo mutamwambura ariko we nyamara se mugomba kureba nabi katwaye ko buri kajya gusigana ifata mu nase ifata mu ginga genda ndamusanga mukana mwa masaha genda ndamushyira mu kintu nayabanye yaragenda You're like it. Jesus is Lord. Uzanyikisha uziko nyine mvugana nakwereka ngewe pe sha hafi bijyana by'ubu bimaze kwifata nabi kwe cyane ndakigabura nkagereza ibiki kimaze gutumba cyo gatumba ubone twagutunga mu bwishye kurebera ubuno uzongero zawe papa agirika kwirakaza ko nirakaza ibiki dore amafaranga ngaya n'abacuruzi nyine barangaye nyakura ku meza ndayazana sana kibazo ubwo nta kibazo rero ndakubabariye pe nk'umwana wanjye ariko utazongera kuza ko ari abarabara bagiye kunya ngaho agenda nta kibazo sha ewe
Okay, yala ngira ngo aho murayibona. Mujye mukunda gukora subscribe nubwo twatangira neza gukina yaho nyine mu bumoso mu buryo akantu k'umutuku aho ngaho nyine. Aho ngaho uraza ukabona ukore subscribe ukanye nyine nakajegere kumukarya ngo notification ukane na like na share comment twandikira tugire n'ibindi byinshi tudukore. Sawa. Kumeza. Ubu ikintu kiriho rero mujye mukunda gukora ibintu hafi y'umugabo icyo ni igikabyo n'inka n'ikivu. Oya mani tuyarinze anga ntabwo wakwe bagenzo nawe tuze nawe dukinane shatu arenze kabisa wane chama durakina komedi byoshe abantu benshi badukurikira cyane haya nyine kuri Afresh TV ubwenge TV cyane Afresh TV mukaranga subscribe man uyu ngumu mwihorere ngende uwa kigabo ndabona kiri kubesha nawe wakamera ariko kumfa